muri football iriya 15 minutes ya mita yego kuri disikuru y'umutoza n'uburyo agiye kwa approach match hari igihe utsinda match n'igihe uyitsindirwa muri za 15 minutes so 15 minutes yababwiye usubira inyuma byagaragaye uravuga ati ngo la fin justifie le moyen nubwo byari bimugoye yarangije match bimugoye ariko yatwaye igikombe so aho rero en general ndatekereza yuko muri top buyu mukino harari buze kuzamo kuri inshuro kw'ikipe ya Peri Football Club. Mbere yuko tujya kuri ibyo ngibyo kuba topinze n'abafropinze, Rayon Sport yabuze iki sasa kuko nayo yagize temps fort, yabuze iki hari zo mpinduka zari zakozwe ni remplacement 5 premier mi-temps mbere yuko irangira remplacement imwe bayikoresheje deuxième mi-temps mbere yuko itangira haja vamo remplacement ya kabiri barayikoresha anaza gukoresha izindi remplacement ebyiri. Rwaka na Rayon Sport babuze iki byibuze babone no mu nshundura za Petero ziriya reaction Rwaka yakoze wamushimira kuko yakoze reaction wenda kamunenga kuri first revenue hari ibyo ari guhindura muri 10 babanza ariko wasinzwe ibitego bibiri reaction ikoze n'ikintu kugaragaza approach nkine ibitego ko yaje kongera Elanga kuri Abeti n'abataka babiri yemera kugumana ba mediateur babiri. Ikintu yabuze ngewe cyambere nabonye yifite ballon yani equipe adverse yakoze block ba uyifite ballon equipe yamaze gukora block ama espace bwane make swat mushobora kwiyapuya kuri ya collectif yanyikomeye guhererekanya kwa kundi muhererekanya kugeza igihe mubonye igitego swat mushobora no kwiyapuya ku bakinyi bari talentuwe bashobora gukora difference yeri minu umwe babiri batatu byose akabara bivanze yabuze ibyo bintu bibi ariko umuntu yabuze cyane wambe yabuze Kevin yego Kevin mu byukuri iyi match yakinye nimbi yaba first half na second half kuko hari nahantu wabonaga urashaka gukora byinshi bitari ngombwa wanatakaza ballon na ballon nyinshi yagiye atakaza Kevin zagiye zishyira problème nyinshi Rayon Sport yatakaje le meneur du jeu le détonateur du jeu yani umukinyi wabo mwiza muri offensif dore ko nawe ufite assist nyinshi yatakaje Kevin ntabwo yakinye neza ikindi yatakaje jadugeze kugikomozaho yatakaje icyo bita lo collectif hari naho byashobokaga Papule na Elanga bakajya babwira birabayira Bedi urakina wenyine haje n'ikintu cya egoisme ngira ngo wowe ko na match yarangiye ari heka akaniko kuba ati ndashaka gutsinda igitego ni igihe ugomba gutsinda igitego hari naho ubona na Bagayoko yagiyemo Bagayoko Papule na Elanga barebye mugenzi we mwataka wabo urimo uradukinisha nabi ntushaka ko dukinana ntushaka ko dufatanya ako kantu rero ka pression yizamo egoisme ntabwo ushobora kubikora mu gihe mutari collectif muga ati tugomba gusenyura umugozi umwe tubone ko twabona igitego mu ijambo rimwe nayo yabuze kubura Kevin byagoye cyane Rayon Sport kandi tubiko uyiheka kutitwara neza no kubura Kevin harimo n'ikindi kintu cyuko credit no ku ikipe ya APR yazanye contre attaque kuri Kevin yasaje twafuje kuvuga kuri pla contre Kevin yari hari iri claire ku munota wa mbere ko muri kuvuga kubura Kevin ukagira ngo Kevin ari suspend yari mu kibuga Brave yabujijwe gukora cyane numva ari kuvuga APR none kuri ndare ku Kevin yabuze iyo rero baguhaye man to man byami ni byakera umuntu kugomekera mu gutwi solution ntago ari gufata umupira 2-3 ngurashaka umucenga solution ni ya mbere icyambere wa wundi man to man solution ya mbere ku mukinyi no kumwihisha kuko kera ari igihe wajyaga umuntu arakumakinga ku gutwi ariko ugakora kubyo nawo mucunga kujisho ukamwihisha Kevin kabiri no gukora baro inshuro nyiya cyane yatakaje umupira uvamo igitego sirimwe kandi nateze mu bita yatakaje umupira hano ari danger sirimwe kandi sikaba nawo waruvuyemo igitego kandi ayitakaza ate urashaka gukora controle ya mbere wongera iburyo utange ufata ama risk icyo gihe uyirinda gufata risk ibaruka irukura mu buryo bw'igice cya mbere yihishaga picu cyane bigatuma aba deep akasubira inyuma cyane gusubira inyuma cyane birizwe mvuga ngo collectif no gukereye ibitego biraza kuba bike kuri Rayon Sport navuga ko player da kuri Kevin ukubwira ko hafi buri match yose akina asanga ari umukinyi muri iyo kipe ugomba kumukina erega niwe hafi buri match yose akina ukina na Rayon Sport nkukinena iyo yihisha rero kubaho ubyirengeye kuko barerwa no kuvuga ngo Dariko na APR bitwaye neza icyo gisubizo bagi kuri Stade Amahoro hari impungenge ariko byari myiza ntago kuri Stade Amahoro nabonye ibikabyo byinshi byajyo byose niba ruko ari urwego rw'ishyamwe ry'umupira w'amaguru rwishyuzaga rudakeneye furusi cyangwa ntanzara rufite cyane Ferwafa kwinjira byari byoroshye kandi byihuta bravo nuko byari federation bravo kuri polisi nta kibazo na gito rwose cyari gihari cyo kwinjira kuri Stade Amahoro
ubanza na experience itangiye kuzamo ubwo ngero byo ndabivuga kuko ninjiye muri stade Amahoro reka tujye mu kibuga ndayibara muri top mu kibuga top bakinga batatu beza mutoza ndatekereza wenda muraza kumushyiramo kuri inshuro ndi kumusabira ijwi flop b'umukino twihute dufite iminota 2 abakenyi flop uwa mbere ni Haji ine ni 5 nta kintu wabonye sinzi niba yagoma no kubanza no mu kibuga ari hasi pe ndetse ahubwo nibyo amaze imisi akora uwa mbere ni Haji ubwo ni muri Reyo ubwo ndadaza oya hose flop ni mu kibuga hose ushobora no kuba flop wenda witwaye neza ngo watsinze ukavuga uti ntacyo yakoze ariko sinzi ko turi buze kuyibonamo Haji flop so umwe gusa Haji nta kibazo Sidi nkajya kuri top oya ariko muze ntarajya kuri top reka bijyanire cyane reka dusoze flop top nawe no umuntu umwe yego kuri ngewe ni Watara imaje ibyo amaze imisakora ngewe flop ya mbere na ya Suleiman Dafe niwe flop top Novic Kastari nge flop bijyanye n'iminota 45 ya mbere ni Rwaka hanyuma top Watara so ubwo amajwi abiri kuri Watara nka top ndetse na Darkonovic mu gihe flop ni Rwaka Haji na Dafi ubwo nibo flop na top ba Plateau namwe mushobora kutubwira bitwaye neza ku giti cyanyu mukanatubwira bitwaye nabi ku ruhande rwanyu ni benshi bitwaye neza bravo ku bakinyi barabimbwiye match irangiye nagize umwanya ngana n'abakinyi benshi ikipe ya APR bamaze gutsinda Polisi 1-0 numvaga no ku giti cyabo bavuga bati tugize amahirwe ya Rayon Sport bambye ati tugize amahirwe ya ikipe ya Rayon Sport kuko gukina uyu mukino wa Rayon Sport n'ubwacu kuwutegura biroroha kuruta ko twajya gukina mu ushizemo babimbwiraga Rayon Sport igiye gukina ushizemo kuwutegura ngiye kubyo nabashije kumenya match ya APR na Rayon muri APR uburyo bahagurukiye rimwe n'aya masura hari wavuga ati yari yaracitse kuri stade bamwe na bamwe muri heka nabonye bateguye babishizemo imbaraga nyinshi ubona ko yari derby cyane kabisa so namwe rero nimutubwire flop top zo kuri match zari zihe igikombe cy'igihugu rero bashyikirijwe na nyakubahwa ministre wa sport madame Neri Mukazayire ariko amasegonda 10 yanjye ndayakoresha neza n'uyampa ndayakoresha mvuga nti catch y'umuntu witwa Petero ku munsi w'ejo nayo yari flop